Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe mwese mukomeje kubana natwe hano mu biganiro n'amakuru kuri Igicumbi News Online TV ndetse n'abadukurikirana banyuze kuri #Igicumbi News /ca/rawa. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, ninjye muri kubana muri aya makuru agezweho muri aya masaha. By'umwihariko tugiye gusimbukira muri Repubulika Demokarasi ya Congo, murasirazuba bw'icyo gihugu, ariyo makuru ari guturukayo. Leta zunze ubumwe za Amerika irahakana gutera inkunga imitwe yitwara gisirikare iri kurinda ibirombe hariya muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Tugiye kubyinjira mu buryo burambuye. Kanda subscribe hano kuri Igicumbi News Online TV ndetse wibuke no kubana natwe ku mbuga zacu zigiye zitandukanye zirimo Facebook, X ndetse yewe n'urukuta rwa Instagram. Bizimana Design, umuyobozi wa Igicumbi News Group Media Limited. Reka twinjire muri aya makuru ari kuvugwa murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Amerika irahakana gutera inkunga imitwe yitwara gisirikare irinda ibirombe hariya muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Bamwe mu bakozi bo mu kirombe cya Rubaya mu ntara Kivu ya ruguru muri Repubulika Demokarasi ya Congo nibo bigenda binavugwa ko bagiye bagaragaza byinshi kuri iyi ngingo. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje ko itarimo gutera inkunga imitwe yitwara gisirikare yo kurinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ni nyuma y'iminsi rero amakuru amwe namwe yumvikanije ko Amerika iri mu baterankunga b'umutwe mushya wo kubirinda muri rusange. Itangazo rya ambasade ya Amerika i Kinshasa riragira riti leta ya Amerika ntirimo gutera inkunga imitwe yitwara gisirikare kugira ngo irinde ibirombe. Iryo tangazo kandi ryongeraho ko Amerika nayo kuri ubu ngubu yo na Repubulika Demokarasi ya Congo byemeje guteza imbere iterambere rishingiye ku bukungu, umutekano ndetse yewe n'uburumbuke binyuze mu masezerano ibihugu byombi byagiranye. Icyo nakubwira kuri iyi ngingo ni uko iri tangazo kandi rivuga ko icyo gikorwa gishyigikira umusingi w'ishoramari rinini cyane mu kurushaho muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Hanyuma kandi hakaba hanazirikanwa ku iterambere ry'ubukungu ry'iki gihe kirekire rishingiye ku mutekano w'igihe kirekire muri rusange. Hanyuma kandi muri iki cyumweru urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya muri Repubulika Demokarasi ya Congo bwavuze ko umutwe witwara gisirikare ushinzwe kurinda ibirombe, kubahiriza amategeko abigenga ndetse no gukurikirana neza amabuye y'agaciro abivamo. Hanyuma kandi umukuru w'urwo rwego yavuze ko uwo mutwe ari igitekerezo cya perezida wa Repubulika Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu ntego ze rero zo kuvugurura uru rwego no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro. Hanyuma kandi icyo nakubwira ni uko biteganyijwe ko iki cyiciro cya mbere cy'abagize uwo mutwe witwara gisirikare gitangira gukora mu Kuboza cyangwa se mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka, nyuma yo gutozwa rero nk'uko amakuru agendaga abitangaza. Ni kuri iyi ngingo muri rusange. Hanyuma kandi icyo nakubwira ni uko ibi byose bikomeza kugenda biba nyuma y'amasezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda. Si inyandiko gusa ahubwo ni icyizere cy'amahoro icyo gihe Tshisekedi yagendaga abitangaza. Nyuma kandi muri byinshi byavugwa kuri ingingo ari muri Repubulika Demokarasi ya Congo nyuma y'uko hajya habaho gusinyana amasezerano, ugasanga rimwe na rimwe Repubulika Demokarasi ya Congo ntabwo yubahiriza byinshi bikubiye mu masezerano. Abari bakavuga ko leta z'ubumwe za Amerika nazo zaba zigerageza gushyigikira bya hafi kiriya gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo, ariko kuri iyi mandiro ya perezida Felix Antoine Tshisekedi nubwo abenshi nyine batagenda babyemeza 100%, ariko bikavuga ko buri Amerika nayo ngo ishobora kuba
hari izindi mbaraga yaba ishyiramo. Ubwo iby'iyi ntambara rero igiye kongera no kubura ku bijyanye n'amabuye y'agaciro arindwa n'uyu mutwe witwara gisirikare mushya ushaka ngo gutangira mu kwezi k'Ukuboza. Urumva ni ibintu biza kuba bikomeye cyane muri rusange. Nyabuneka abantu mutangire mutekereze, ese ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Congo bigenda biza umunsi ku munsi. Nyuma y'intambara ugasanga haje ibindi, hariyo intambara n'ubundi huza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za kiriya gihugu cyangwa se leta kiriya gihugu binyuze muri FARDC. Kumva ko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu umuntu ashaka kuvuga ati se koko ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Congo bizarangira bite? Bisaba rero izindi mbaraga rwose kugira ngo ibi bintu bibe byagenda bijya mu buryo. Ubwo natwe turanga kugira ngo tujye dukomeza kugenda dukurikirana ingingo ku ngingo hariya mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo. Akaba icyo nakubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma kandi ubwo ngubwo muri Repubulika Demokarasi ya Congo ikindi nakubwira ni uko kugeza amagingo aya ngaya imirwano hagati ya FCM23 ndetse n'ingabo za kiriya gihugu gifatanyijemo n'umutwe wa FDLR wa Zarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu naho imirwano akomeje, ariko none agahenge kari kugenda kaza gake gakeya. Icyo nakubwira nyuma yuko ari kugenda habaho ibiganiro bigiye bitandukanye biri kugenda biba kugira ngo harebwe ese M23 ibyo isaba yabibona, ese leta ya Kinshasa yo irabivugaho iki? Ibyo byose nibyo kugenda dukomeza natwe gukurikirana muri rusange. Akaba icyo nagenda mbabwira kuri iyi ngingo. Ni Igicumbi News Online TV, ni #, Igicumbi News, /CAO/RW. Abanyarwanda mwese mudukurikirana muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri diaspora zigiye zitandukanye, turabizi ko benshi mudukurikirana, dukomeje kubifuriza gukomeza kugubwa neza. Nyuma kandi abari mu karere ka Gicumbi mu bice bitandukanye by'akaro karere, yaba twumvira ibyumba bice bya za Kageyo, za Cyumba, za Rubaya, za Ruvune, za Mutete ukamanuka, abantu bose bari za Kisaro hari Rurindo, twizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Abantu muri mu kazi kajya gatandukanye dukomeza kwifuza kugira akazi keza, n'abantu mwese mugenda mukontorora gahunda zose kugira ngo mubone amaronko y'umunsi, mukomeze kugenda mugubwa neza cyane. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, nkwibutse gukanda like, ukande share, dusangiza abandi, ukirike muri comment uduhe igitekerezo, tubwese ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Congo bibona tubona bizarangira bite muri rusange. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, kambe ngiye ubwo ngubwo rero turasubira mu biganiro biri imbere no mu zindi breaking news zigezeho. Ubu twari tuje kugira ngo tubabwire ibikuvugwa hakurya muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ubwo turaza kugaruka tunareba andi makuru aza kuvugwa hirya no hino, yaba mu gihugu ndetse no hirya no hino mu isi, turikomeza kugenda bivugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza abantu mwese muri mu mijyi itandukanye, n'abajyamye bari kuruhuka, namwe dukomeze kugenda tubabwira ngo mukomeze kugenda mugubwa neza, mwenjoyinga umunsi.